Mutesi akomeje guhangayikishwa nuko yaba atwite ariko ngo ntashaka kujya kwa muganga. Filipo na Budensiya nabo barakora ibishoboka byose ngo bite ku mikurire myiza y'umwana wabo ariko ntibiboroheye. Ni Urunana. Sheri Karame. Ese uri he? Ndi hano mu gikoni. Mbese ndateka igikoma cy'umwana ariko nyine nawe ngutegurira ifunguro rya mu gitondo. Okay. Ahubwo se kubangutse ibyo wari wagiye kugura bibonye Fili? Ndabibonye da. Uguze iki se? Nyine nzanye amata yo kuvanga mu gikoma cy'umwana. Ariko nzanye n'indagara ndetse n'amagi kugira ngo nyine nibura rimwe mu ifunguro ryacu rya buri munsi habe harimo ibikomoka ku matungo. Yego sha. Ndumva twese inyigisho yuko hano mu rugo hagomba kubonekamo n'ibikomoka ku matungo zaracengeye neza. Ngaho mpereza ayo mata mvange mu gikoma cy'umwana. Ganza araririhaye we. Ahubwo se umwana wanjye abaye iki? Ganza humura ndaje guterure sha. Ude Karame. Ganza ari he? Nari musize musasiye aho ku kabaraza imbere y'inzu ariko. Ahubwo rwose yayiwe yakamba kambye yahavuye rwose. Ageze hasi mu mukungu. Mana yanjye we aho ntiyahirimye akamba Fili. Ganza have rwose rekura. Mwana we ibyo ni ibiki? Mwana we yitumyeho dore rwose yari yatangiye gushyira n'umukara. Have ukarya umwanda. Have Ganza. Reka muhanagure rwose nawe hanyuma ngiye kumukarabya. Ni ukuri namusize aha ku kabaraza ngira ngo ntari buhave nanjye njya mu gikoni none dore. Ni ikosa ryanjye rwose n'igihe wamurangayeho. Ihorere mama ntungu icecekere. Ubonye nibura yo wamusasiye hariya mu gikoni iruhande rwawe. Ahubwo turebe neza niba atanayariye. Ubwo turabireba gute koko Fili? Ariko ubugingora ushyira hasi wigenze ubwo uragira ngo dutinde mu nzira. Nuzi ko ugenda ugerageje kwigenza mwana wa? Guma mu mugongo kugira ngo twihute tugere mu rugo vuba, sibyo? Ahubwo tugenda umbwira ibyo mwarimu uyu munsi yakwigishije. Nta n'indirimbo? Ntacyo uzayibuka undirimbire. Reka twihute rero, sibyo sheri wanjye? Kane biteze? Yego mana. Amakuru nuri? Ni meza mwana. Kugiye hasi ukerewe we? Reka singiye guhada, hari umuntu nigiriye kureba. Gutsi, bijya sabye ushaka kubona akanya ko gutembera we? Ndatembera nyine cyangwa wasabye uruhushya ba boss? Reka narusaba se bakaruma Kane. None se abana basize mu rugo bonyine? Wapi? Hari ukuntu mbeshya mukecuru urangwida ndabamusigira nyine mitaniciraho. Ugiye hese? Ngiye kwisubira sheri mwana. Reka ye. Ahubwo reka nigendere usheri wanjye Karemera arantegereje we. Wowe se bite? Bugingo yarwaye se? Muvanye kwa muganga? Reka da, ahubwo mukuye ku ishuri. Hari mu rugo mbonezamikurire y'abana. Kwiki? Muvanye ku rugo mbonezamikurire aho yigira. Yego komana. Sa gahunda razikomeje se koko Kane? N'uwo mwana wawe ufite ubumuga? Hari ikibazo se? Yego ko. Buriya se abantu ntibaguseka we. Mana we, ubanza nge byajya binteye isoni. Nyine abantu bambona mpetse umwana ufite ubumuga nk'ubwo. Aho uribeshye cyane rero. Nukuri sinamutaho umwanya wanjye sinkubeshye Kane. Umva nori, namaze kumenya ko umwana ufite ubumuga ari umwana nk'abandi. Ubu se ashobora kwiga agafata nk'abandi bana we? Ku bushobozi bwe ariga bike yashoboye. Nanjye mbere niko nibwiraga pe. Ariko namaze kubyibonera. Kuva yatangira kwiga ubona hari ikintu kigenda gihinduka mu buzima bwe. Nk'ubatangiye kuvuga byibuze amagambo akumvikana. Nibyo?
ahubwo ukuntu abandi bana bamukunda koko baba bashaka gukina nawe gusa nyine nuko muri ibi bihe temeye ko abana bo mu rugo mbonezamikurire bakina imikino ituma bakora nawe hako ubukingo rwose aba yishimye pe. none se kane wowe wumva bimeze biti y'umuhetsi atabasha gutera intambwe ngo agende neza kubera ubumuga? Narabyakiriye kandi numva nishimiye umwana wanjye cyane pe, niyo mpamvu ugomba gukora ibishoboka byose umwana wanjye akiga. ndebera ni ukuri ndaturutse noneho kugira ngo njye muri gahunda zanjye ndebera aho mpagaze. Reka twiganireho gato sha dore ntiduherukana. Mbabarira sha reka nigire kwisubira sheri wanjye ukaremera arantegereje we. Asiwe ubu si cyo cyanyitabye koko. Allo? Ariko mana Pete Karame nk'ubwo kuki nkwamagara ntufate telefone? Sinabonye ko wahamagaye mute. Tekereza ni ukuri ndagushaka rero. Mbwira nyine ubu noneho ndakumva. Ndagushaka imbona nkubona hano iwacu mu rugo. Kuki? Ngwino ndebe hano mu rugo. Nyibwirira amakuru yewe ibindi rwose ubireke. Amakuru ni mabi. Ubu ndi hano mu rugo njyenyine simeze neza namba. Ndagushaka rero. Nawe rwose urabizi sinshobora kuza iwanyu. Uratinya iki se Pete? Sinakwiye ko ndi hano mu rugo njyenyine. Wemenya ko ntashobora kuhaza rwose. Ngaho mbwira ahandi ushaka ko duhurira ariko tubonane Pete. Se bigira ngo nshobora kubona akanya koko muti nta mwanya ntawo. Umva ndagukeneye cyane. Hari ibyo mbona bikomeje kumbaho kandi bikomeye. Ndagira ngo mbikubwire ubimenye. Niba hari icyo nabikoraho ubikore. Ihangane ariko nawe. Sinabyishoboza rwose Pete. Sinzi uko ngomba kubigenza. Mbabarira rwose uyu munsi nta mwanya mfite. Ngo nguki Pete? Sinshobora kubona umwanya rwose. Uyu munsi ndahuze cyane. Nta n'isaha imwe wambonera? Oya rwose uyu munsi ntibishoboka. Keretse ahari buriya nk'ejo. Oya nako ejo bundi. Ariko kugira ngo hari ibyo nkubwira ndakina Pete. Ariko se uragira ngo ngire nte mute? Nkubwiye ko nta mwanya mfite uyu munsi. Okay. Niba udashobora kubona umwanya wo kuza kundeba, reka noneho njye niyizire. Uzi ujya he se? Aho iwanyu ngiye kuza kukureba aho iwanyu bicaho byagaciye. ndapfuye mbega kunanirwa kuruha yateye ubwoba rwose mukagira. Usekejwe n'iki se Shawonori? Sekejwe n'ukuntu wiruhukije uvuga amagambo ameze nk'ay'abasazi Kareme. Wahora n'iki sha? Ndananiwe rwose. Ubwo sunanijwe n'iki? Ko mbona nta n'abakiriya benshi ufite. Ahubwo sugira ngo icyananije n'akazi ko kucyumwa. Reka sha ahubwo buriya rwose usanze ari nabwo nkigera ahangaha. Aya masaka amaze gusya nayo umuntu yarayahasize. None se wagiye hakunanije gutyo? Ngira uta ahubwo wiriwe ukora iki? Wiriwe ukora iki? Ishecekeresha. Ujya kwibana biragatsindwa ntabyo se. Buriya nazindutse nkora amasuku mu rugo. Ndangije mesa imyenda yanjye gerante. Nicyo cyananije nta kindi. Yo ni ukuri wihanganisha warushye koko. Ubu se disi yo mbimenya simba naje nkagufasha iyo mirimo. Koko se? Ni ukuri pe mba naje nkakumesera. Ngabo se sha ubutaha rwose uzaza kumesera. Nta kibazo rwose uzambwira. No kuri nzakubwira. Ubundi se ahubwo wazajejo. Yego mana ko wayura cyane mbese. Iyi ni inzara rwose ivanze n'umunaniro. Ukuntu mba numva nshonje. Ahubwo ndashaka gufunga nkajya gushaka icyo nshyira mu nda. Sha koko uranashonje disi. Ntibigeze ubona umwanya wo guteka. Yego sha. Mana we ni ukuri hari ibintu byinshi ukeneye gufashwamo Kareme. Ahubwo se we ndakumva sha. Waretse kugenda ahubwo nkaguha icyo kurya. Sinshaka ko wicwa n'inzara rwose. Ngaho se sha urashaka ko mu mafaranga se? Oya. Ahubwo mbwira nimba kwihangana ugategereza nkaza kukuzanira ku byo ntekeraho mabuja na databuja. Warumbwiye ngo iki bude? Uranyumvise se ahubwo? Ntumvise uvuga ngira ngo ni ngewe uvugishije. Ngira ngo ahari nivugishaga. Cyagenze bite se? None se kuki urimo kwivugisha sheri? Nari ndimo ntekereza kuri uriya mwana. Yongeye kugira ikibazo se?
umva ibyabaye mu gitondo byanteye ubwoba. None nakomeje gutekereza icyo nkwiriye gukora ngo Ganza wacu atongera kugira ikibazo nka kiriya. Hora ni iki? Niba se umwana yatangiye kujya yinyaho akagira naho atoba umwanda we, urumva atari ikibazo koko? Umwana wacu akeneye kwitabwaho cyane Fili, kandi ntamufasha twembi byatuvuna pe. Ibyo utekereza nanjye nakomeje kubitekerezaho. Ahubwo ibi byatumye ndushaho gusobanukirwa n'impamvu bavuga ngo abana bakunze kurwara cyane indwara z'impiswi igihe batangiye gukambakamba. Barya imyanda myinshi iyo abantu batitondeye isuku rwose y'aho batuye. Nawe se tekereza, ndatwira, ngomba kujya ku kazi, ngomba gukora imirimo yo mu rugo, kandi ngomba no kwita kuri Ganza. Ubwo se urabona bizashoboka bite koko Fili? Ntibishoboka nyine keretse inshingano zimwe rwose uziretse. Ahubwo se wigeze ubaza ko aho bakubonera undi mukozi? Nabajije ariko nanone ngeraho nkisubiraho. Wisubiraho se kubera iki? Nta cyizere mfite ko nabona umukozi wakwita ku mwana wanjye uko bikwiye. None ubu turabigenza dute? Ariko jya ubu hari igitekerezo nari mfite. Ndagukurikiye. Wabwira Kantengwa akagaruka. Hanyuma se icyo twamujije yaba yaragikosoye? Erega ubusanzwe Kantengwa si umwana mubi. Yarageragezaga agakora akazi ke neza pe. Ahubwo buriya habayeho kurangara gato, nanjye nanirwa kwihangana. Use wenda ntiyaba yaramaze kwishakira ahandira cyangwa akaba adashaka kugaruka hano? Mbese ubu ahantu turi niba tureba we? Bande se? Abantu bo kuri aka gasantere. Oya humura ntabatubona, hano turihishe, turi inyuma y'aya mazu. None se kutambwira icyo bitekerezaho Pete? Reka njye ndumva ufite ubwoba bw'ubusa rwose. Ariko kubera icyo ukomeje kutabifatana uburemere. None se wowe uhera ku cyemeza ko utwite mute? Umva muri iyi minsi nakoze ubushakashatsi bushoboka. Umva yewe. Nibyo Pete. Nasomye kuri interinete, mbaza abakuru, mbaza n'abandi bakobwa bagenzi banjye, kandi nanjye ubu sindi umwana, njya nitegereza uko abagore batwite baba bameze. Ibyo byose rero narabihuje Pete, bihuza n'ibyo nibonaho bitabinyemeza ko nwite. Gute se nyine? Ibimenyetso byose by'uko nwite wenda bifite. Ibi ariko mute? Amezi agiye kwa 2 narongera kubona imihango, mbyukana agasesemi, yewe rimwe na rimwe nkanaruka. Amabere yanjye yatangiye kuba manini akanandyaryata rwose. Sigaye numva intege zanjye ari nkeya, ubwo se ko kurumva ari iki kindi kibura ngo wemere ko nwite. Umva rero mutesi, reka nkubwire ikintu kimwe. Aho gukomeza gukeka wahise tukajya kwa muganga bakagupima. Erererere ngo nguki Pete? Tujye ku kigo nderabuzima bagupima kugira ngo barebe ko kutwite koko. Nibwo dushobora gutekereza noneho icyo twakora. Mbabarira di, nkajyara ku kigo nderabuzima abantu bose b'Inyarurembo banzi, uragira ngo bamenye ko nwite? Wajya ku kigo nderabuzima se kitari iki kinaha Inyarurembo? Urabitekerezaho iki?